biragoye gukundana n'umuntu akakubwira ngo I love you today uba uri mu rukundo umuntu nyine mukagenda nk'abantu bagenda mu isoko bisanzwe abo dushaka ntago badukeneye abo dushaka ntago badukeneye ukeneye abarebare kandi they are not there, they don't like you, ntago bagukeneye ubwo abakukeneye n'abagufi wowe uzahura wirukanga ku byo ushaka buriya reka nkubwire Albi hari ikintu ntekereza nkubaza akabazo aho kugira ngo ukunde umuntu sibyo naho kugira ngo umuntu agukunde wahitamo iki aho kugira ngo nkunde umuntu cyangwa we ankunde witukura wishira ubushaka kugukunda that's it rero niho handi nkubwira ukeneye ibyo byishimo ariko hari umuntu ushaka kubiguha waye kubera icyo utamwimusubira inyuma ngo mwakire wowe ugakomeza just man ushobora kugenda mu nzira ukomeza ushakisha ibyo ushakisha n'uhure nabyo none se reka nkubaze abantu bose bazaca kuri hariya ku muhanda hano kuri Legend Hotel bavuga ngo Albina turamwemera cyangwa se Liliose turamwemera bose mbemerere look who's serious bose se bagaragara ko ari bari serious umwe akaza agashyira okeboye undi akaza agashyira bike undi akaza n'igiti none undi we nana so rero kubera ko baje ari benshi make sure you choose someone you want muri abo ngabo ariko bari imbere ya bagushaka notabushaka hitamo muri abo bagushaka then reba ufite bya bindi wifuza muri abo bagushaka reba ufite icyo wifuza we kureba batagushaka my friend uzahora wirukanka kubatagushaka nose wowe bihagaze gute mu bagushaka hari uwo washatse nawe ejo bundi naravuze ngo twigize pubeli to kandi ntago nabeshye none se ubundi uratapandigo buri wese araza atapinga ndigo wabaye dustbin bajugunyamo buri mwanda wose kwayise erega tujye duhereza umubiri wacu abawukwiriye abatawukwiriye ntago ari ngombwa nta muntu wagusambanya atakubeshye nta muntu wakwiba atakubeshye nta muntu wakwica atakubeshye nta n'umuntu se vuge gute ibyaha byose bishingiye ku kubeshya mutelling none se ushatse kuvuga ko utajya ubeshya riri kuva wabaho kubeshya ndi umuntu am a human being ariko uburyo mbeshyamo ntago ari ugufata umuntu ngo mubeshye urukundo azi kubeshya umuntu urukundo Albi uzi umuntu kumubwira ngo I love you man njye abantu mwirwa mubwira abantu ngo I love you mutabikomeje sha nta kuntu wadushakira ahantu babafungira dushaka nyine abantu barababaza tu ntago ari riri ntago ari riri bababaza ahubwo njye mbabazwa n'ukuntu abantu tubayeho muri inosi kwicara imbere y'umuntu ukaza imbere y'umuntu ukarira amarira ukamubwira ngo I love you kandi ubeshye Greetings everybody watching Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Kumwe nanje Albina, Cine Queen of the Mic, the good girl and the city queen with the business, mama vibes. And right about now, big up to Miguel behind the camera. Ahangaha turi murabizi ko ari Legend Hotel Kacyiru. Mujye munahaca mumuhe peace, murebe uko Legacy iri gukora. Nimba ushaka kubona hotel nziza wahagana. Ariko uyu munsi dufite umutumirwa wa fresh bamwita MC Liliose. Akaba ari umukobwa mwiza ufite ijwi ryiza anasa na Ariel ku bantu benshi bazi Ariel Wayz. Ubwo n'umuntu ukabona ari byo kandi muri comments nubona atari nabyo ushyire kuri dislike, share, notification button, subscribe because it's all about to go down. Nizere ko mwese mumeze neza abari mu Rwanda, abari hanze yaho bose ndabakunda. Reka niyicarire. Let's go Legacy viewers. Karibu kuri Legacy TV. Murakoze cyane. Meze neza. Meze neza cyane. Hanyuma nkundize swag zawe. Hari ukuntu umeze nkaho uri reka mbivuge mu buryo bazi benshi butomboy nanone ukaburi galish is a swag niko amyumeze cyangwa niko mpora nta bintu birenze niko mpora. Amazina y'ababyeyi senari. Amazina y'ababyeyi nje nitwa Bucyendore Liliose. Bucyendore. Ni keza ko kazina na. No ya ni hatari. Abantu bose ndashaka kwibaza no kuri Instagram ubundi nitwaye Bucyendore Liliose. Yego. Bucyendore. Mbese urebe nimba buri bucye cyangwa si I don't know ariko icyo bishatse kuvuga no kumenya nyine Bucyendore nyine bucye hagira ikintu mbona runaka
something next nicyo bishatse kuvuga kubera ko buri munsi uyu munsi ibyo tuba dufite uyu munsi biba bitandukanye n'ibyo tuba dufite ejo rero tuba dufite amatsiko y'ejo buri gihe y'ukuntu bizaba bimeze rero ubwo ngubwo umwana wawe yitwa buke ndore ni ukuvuga ngo umubyeyi byanze bikunze yari afite amatsiko yo kumenya ejo mu gitondo bizaba bimeze gute ese ejo ubwo buke bizaba bimeze gute ni ukuvuga ngo ni ibihe bitarangira ese what's next ababyeyi uracyabafite n'ibibazo ndabafite ni ubu barakureba aho ugeze ubu ngubu baravuga ati bwarakeye turabona kabisa ntago buracya neza ngo babone ni ukuvuga ngo buracya bakabona bimwe ntago biba bishizeyo hari ibizaza buracyacya ubwo ni ukuvuga ngo ubu ngubu uri umu MC nibyo ukora ku munsi ku wundi ndi umu MC ariko nkora n'ibiganiro kuri YouTube ibyo biganiro rero duhere no kuri biriya biganiro how comes biriya bintu ni ubikura he buri muntu wese agira outcomes ze ni ukuvuga ngo mu bitekerezo byanjye according y'ukuntu narebaga society uyu munsi today kugira ngo umuntu yubake biragoye sinzi niba ujye ubibona kubaka urugo kubaka urugo noneho ugasanga today ntabwo ushobora kubona umuntu uri muri relationship nk'uko mbere twazimaragamo igihe kirekire ugakundana n'umuntu biririyo biragoye gukundana n'umuntu akakubwira ngo I love you today uba uri mu rukundo umuntu nyine mukagenda nk'abantu bagenda mu isoko bisanzwe ukazashiduka nyine bikaba bifite ibimenyetso by'urukundo ariko ntababwiye undi ngo aramukunda kandi before wasangaga batwandikira udupapuro ku ishuri umuntu akakubwira ati I love you naragukunze iki ariko uyu munsi ijambo I love you riragoranye sinzi n'abantu hari abarivuga nyine babigize some of them babigize for fun ariko ubivuga ari ukuri ntago abivuga ubizanya ari ukuri ntago abivuga abikoresha nk'ikimenyetso just wese ku giti cyawe ubibona gute ukurikije duhere wenda nko kuvuga kuri personal experience hari ibyacicikanye bigaragara kuko biri kose uri public figure kuko abantu niba bakona kuri YouTube ubwo umuntu akanze MC Lilian azarakubona cyangwa se Instagram yagushakisha arakubona no kuvuga ngo uri ku mbuga nkoranyambaga hanyuma tujye kuri personal life yawe umaze imyaka 10 uri muri relation ibyo bintu byo kuba waramaze imyaka 10 nyuma ukayevamo bimeze bite ukabana none ukanarenga umva ukuntu uri rasta uranarenze wise ufata umwanya iti mfunguye cyane ndewe ndanabagira inama mumere mutya none aho bina ibyo bintu ese nanjye ko nakoze umunwa mbizi nakoze we worked on the mouth Diana niho nkoreye aya mabara njarashaka kumenya like how okay njyewe so nabaye muri relationship so myaka 10 ntago ari ibintu birenze rega ntago birenze nyine today ubaka kanya umuntu abyumvishije yakumva birenze birarenze imyaka ariko nta nubwo birenze fati iminsi 365 ukube ni 10 ni kangahe ibihumbi 300 je nari nkiri n'umwana ariko jewe umuntu twakundanye yatangiye ankunda nkiri umwana mara nk'imyaka 3 ntaranabyumva ibyari by'ibyo ndimo nyine ntangira kubyinjiramo neza after 3 years ubwo namaze nyine imyaka 7 gusa ntago ari 10 3 ubwo ni imfabuzi gusa kuyibamo byanyigishije ibintu byinshi bitandukanye kuko buri yikundanye n'umuntu hari ibyiza bye wiga hari n'ibibi runaka uhura nabyo kuko ntago twe expecting ibyiza gusa mu rukundo ntuzibeshe ngo we expecting ibintu byiza gusa mu rukundo I'm telling you ntago wake expecting ibintu byiza gusa menye yuko negatives and positives they are there mu rukundo in relationship zabihasanga ntuzasanga umuntu habaye akukoreye ikosa ngo wumve ko ari ibintu birenze muhite mutandukana easily ntago ari ibyo kubera ko ibyo byose biba bigomba kubaho no muri famille tugiramo ama conflict atandukanye kandi ugashwana na sister wawe kandi ejo mukongera mugakomeza mukaba abavandimwe mugakomeza mugakundana mukaba inshuti mugakomezanya ntago rero relationship nayo niko imera ntago wavuga ngo ugiye mu rukundo umuntu ngakorera akantu gato isubigira fight no none se ako kantu gatari akantu gakomeretsanya hari byaba akantu ka fresh gato cyane ariko umuntu akabara kwemeje nk'ubu kamutumira nko mu rugo habaye nk'ikise nka yubire y'umubyeyi wawe n'akantu gato urumva ariko kuri wowe ni ikintu kinini wa muntu rero akagira akantu gato kuko mutabana cyangwa se atanakuza imijyi ndani ubwo se ntubabara ko gusa ibyo birarenza ubwo njye mbifashe kuko wenda njye ndi umuntu nkanje bina personally ndi umuntu ukunda umubyeyi wanjye unkoreye ibintu nk'ibyo nta nubwo twavuganije kuko ubizi ko nkunda uwo mubyeyi ko biri kose iyo umuntu agukunze njye kuba ataje
ntaze kandi akaza abishaka akanga kuza kandi abishaka ahubwo ati njye nagiye gusepela ese ubwo koko ibyo wabimuhora ashobora kuba atagiye gusepela cyangwa yagiyeyo no for sure ariko wenda buriya rero hari n'akantu kamwe tuzamenya muri relationship ushobora kumpa gahunda dukundana uri umusore turateretana ndi umukobwa sibyo turakundana ufite gahunda runaka sibyo niba uyifite mwaba hajemo gahunda y'umubyeyi wanjye ya anniversary nago biri bwice gahunda y'inshuti zanjye I'm telling you icyo gihe bizanakwereka ko I'm a human being kandi I have humanity respecting inshuti zanjye ibyo nabyo bikwereka yuko ndi umuntu nyawe uzi gufata imyanzuro uzi kuba ku murongo ubwo rwo kuba taje yubashye n'inshuti ze nizari kumwe nazo kuba taje ashobora kwicarana nawe mukabisotinga bikarangira ariko ntago byabatandukanya kandi azi ko ari wo muntu ari cyo kintu ukunda wubaha nimba nzi ko Lilioze ukunda mama wawe ukambwira uti nyamara Albina uzamakinga sure uze kwa gatanu mama wanjye azakora bibire kandi abizi ko ukunda mama wawe ntinzi ngo nagiye gusepera kuko binzi nyine ntago byoroshye je ku giti cyanjye reka nkubwize ntago byoroshye iyo kuko binzi wayigumamo ntago wangaruka imbere niko ubitekereza ariko wenda Lilisi ko bitekereza cyangwa n'undi ni wese ntago ariko yabitekereza uko mbyumva rero njyewe according to myself twakicara tukaganira nkabanza nkabimenya ko wabikoze intentionally njyewe nta nubwo nakwereka yuko ngiye kukubaza kugira ngo umenye ko wabikoze intentionally nagutega imitego yanjye bwite trap kids imitego yanjye bwite nzi uburyo nakoresha kugira ngo menye niba bikoze intentionally mu buryo bwo kunyubaha cyangwa se utanyubaha niba wubaha urukundo turimo cyangwa se utarwubaha I'm telling you reka nkubwire Albi buriya urukundo rw'ukuri urarumenya n'urutarukuri urarumenya jya mvuga ngo ikintu ukuri niyo kwatinda kukamara igihe kirekire ntabwo gushobora guhinduka ikinyoma kandi ikinyoma niyo cyamara igihe kirekire ntabwo cyahinduka ukuri I'm telling you ubwo nukuvuga ngo ibyo bintu ngende kwibaza ubu bumenyi ufite kuri ibintu by'urukundo n'imibanire n'abantu niko nabyita ni ibintu wize muri icyo gihe cy'iyo myaka 10 cyane ni wowe no ntabwo nabyize muri relationship I'm really sorry ako mbyiga bitewe n'abantu tuganira njyewe ndi passionate ku bantu cyane I love people nkunda abantu nkunda kuganira n'abantu ushobora gusanga ubu mfite experience y'abantu babanye muri relationship barenze na 20 because I like to talk with people ubwo iyo bavugishije ubagira inama se cyangwa ukunda kubatega ugutwi gusa nkunda gutega amatwi noneho nkareba effect nkareba ikibitera nkareba society ikeneye iki ndibuka iyi video nakoze ejo bundi yo kuvuga ngo ukuntu abakobwa basigaye banga gushaka umusore ngo nukubera ko ngatishoboye ngo arasa nabi ngo ndavuga ngo umukobwa ashobora kugumirwa kandi ari mwiza ushobora kugumirwa kubera ko uri mwiza bitewe n'ibyo wita ko ukunze cyane kandi atari byo byangombwa bigomba kuza imbere so icyo ngicyo nakivuze kubera ko nari maze kumva testimony yari umukobwa yari afite imyaka ubagejeje imyaka 40 so I'm sorry 40 ntago ndi bumuvuga izina nicyo cyiza gusa afite imyaka 40 umusore yamuterese before agifite muri 25 26 gutyo 27 umukobwa akavuga karaga tipe ni kagufi my god ni kagufi byatari ngaho imaze kwirirwa wicaye ku muntu ngo ni mugufi ukaba ugejeje imyaka 40 mutipe yararongoye bafite abana babiri ndumva yarabyaye babiri ubu ngubu umugore wari kwiga afite umugore kandi yashatse umugore mwiza no kuruta uwo mukobwa kandi abantu turicaye nyine ngo turasa ubwiza nseka neza mfite amafaranga mfite doctora whatever kandi kugomerwa ni hafi aho tu none se reka nkubaze kigiye kuba debate ni debate ubu se reka nkubaze MC Lilioze ubivuze gutyo uti kugomerwa hari ikintu ngendera kivuga ngo YOLO you only live once kubaho ni buri munsi kuko uyu byutse ubona ubayeho ugashima Imana ariko gupfa ni rimwe
ni ukuvuga ngo nta nubwo uzagaruka wenda ushaka kuza uri mu isura y'undi muntu niko tujya twumva ngo urugengo roho zipfa ngo zikagaruka ari mu yindi sura y'undi muntu nkanjye Albina nkapfa hakazaza undi muntu wundi usa nka Albina ariko utari Albina ibyo birashobora kuba biba sinzi ko Imana ibikora ariko nzi ko njyewe nkurikije ubuzima mfite hari umunsi uzagera nkipfira tu kandi sinzabikatira tu bigomba kuba so the only pace of time mfite ni iki gihe cya none ngomba kugikoramo ibyo nshaka byose byiza kuko nibyo byiza kurushaho ariko bibi ni ukubyirinda ko nanjye sinifuza gukora ibibi ubwo rero niho handi hagaruka ko uwo mukobwa nimba sinzi ukuntu aho byumva wenda unyumve neza nimba umukobwa aravuze ati ngiye sinshaka umusore mugufi afite ubwa wenda akunda barebare sinzi uko ameze ntago muzi none se nimba ari bashaka akaba azabaho rimwe kuki atabona umunezero w'uwo muremure ashaka muri icyo gihe gito so ajye kwifunga umukandara ngo sinshaka kugumirwa listen naravuze ijambo rivuga ngo abo dushaka ntago badukeneye abo dushaka ntago badukeneye ukeneye abarebare kandi they are not there they don't like you ntago bagukeneye ubwo abakukeneye n'abagufi wowe uzahura wirukanga ku byo ushaka buriya reka nkubwire Albi hari ikintu ntekereza nkubaza akabazo aho kugira ngo ukunde umuntu sibyo naho kugira ngo umuntu agukunde wahitamo iki aho kugira ngo nkunde umuntu cyangwa we ankunde witukura wishira ushaka kugukunda that's it rero niho handi nkubwira ukeneye ibyo byishimo ariko hari umuntu ushaka kubiguha waye kubera icyo utamwimusubira inyuma ngo umwakire wowe ugakomeza just man ushobora kugenda mu nzira ukomeza ushakisha ibyo ushakisha ntuhure nabyo none se reka nkubaze abantu bose bazaca kuri hariya ku muhanda hano kuri Legend Hotel bavuga ngo Albina turamwemera cyangwa se Liliose turamwemera bose mbemerere look who's serious bose se bagaragara ko ari bari serious umwe akaza agashyira okeboye undi akaza agashyira bike undi akaza n'igiti none undi we nta so rero kubera ko baje ari benshi make sure you choose someone you want muri abo ngabo ariko bari imbere ya bagushaka notabushaka hitamo muri abo bagushaka then reba ufite bya bindi wifuza muri abo bagushaka reba ufite icyo wifuza we kureba batagushaka my friend uzahora wirukanka kubata nose wowe bihagaze gute mu bagushaka hari uwo washatse nawe ndabakomeje nawe nagikwe oya ntago ariko mvuze ariko ukizaba ko imesi njya nyikoresha kubera ko ubukwe ni soon mu gihe naramenya ariko soon buzaba like uri part of babakobwa avuga ati nzakora ubukwe shange nzabukora abatazabukora sindi muri groupe yabo ariko nge nzabukora hari umuntu wambyeje bundi yari amaze kubona ya interview nakoreye kuri Shani TV aravuga ngo nyine kuko bari bambajije after being in 10 years relationship ubu bimeze gute avuga nge ndi single aravuga ngo karibu muri Kigali mu basingles reka ntago bishoboka ndi single searching uri serious kabisa kubiga no bateri ivi ntari wowe ushaka umuntu umeze uteri ubu ushaka gusa ugushaka gusa shanjewe nyine mu bazankunda abo ngabo nyine nkuko nabivuze mu bazankunda nyine mu bankunda abo ngabo nyine benshi nzahitamo nyine ufite icyo nshaka muri abo bankunda pana kujya gushakisha abo nzakunda kuko ushobora kwirirwa yirukanka ushaka abo uzakunda bikazagupfa uzi ko umuntu ashobora kukubeshya akagukunda nibyo byari nakubwiye umuntu ashobora kugukorera buri kimwe cyose ariko akubeshya my friend ibintu byose dukorerwa binagura abaho mu buzima umuntu agukorera ikintu ukibaza impamvu ari kukigukorera ukabyibaza ukavuga why kubera iki njyewe so umuntu ashobora kugukorera ikintu ariko akubeshya kubera ko ibintu byose dukorerwa ntabwo bivuga ukuri ibintu byose ushobora gukorerwa byiza ntabwo bivuze ko ari ukuri mukuru arambwiye ngo umutipe ngo ngaragusohokana ngakugira gute ngo mani ngo nuko agukunda buriya ashobora kuba ari hariya atanagura amayinite ariko agukunda bya nyabyo uwo wundi utagira icyo akumarira na kimwe ari ugukunda none se ugira ngo ibyo dukorerwa byose ni ikimenyetso cy'uko dukundwa none se ubwo ngubwo ngo utagura nayo mayinite utagira na kimwe akora how can you know that he loves you
ubimenya ute ko nyine ari wenyine ubwirwa nuko umuntu agukunda kubera ibikorwa ibyo bikorwa bidahari nyine ari wa muntu sa nyine abantu ngiye bavuga yuko urukundo rugaragazwa n'ibikorwa ntabwo mbyemera ntabwo nemeranya nabo rugaragazwa n'iki kuko umuntu ashaka gukorera ikintu cyose kandi akubeshya none rugaragazwa n'iki nanjye nicyo nshaka kumenya urukundo rugaragazwa rero n'iki niba umuntu agukunda bya nyabyo umuntu ugukunda bya nyabyo ashobora kurwana intambara wowe udahari kandi fight for you the battle nka gute nyine urugero ni ukuvuga ngo ni urugero rutoya dushobora kuba twicaye gutya njye na Albina sibyo wowe Albina ugatangira kumbwira ngo ariko Miguel ni umwana mubi nkakubwira ni no he's not like that izo nyine uko kukurwanirira udahari ibyo bintu nyine magararaho urumva udahari nk'uwo muntu nkabasha kumurwanira ishyaka ryo kugira ngo isura itangirika that is too much love nta n'undi muntu wabona muri ino si gukora ibyo bintu little people I understand uwo muntu uzi umuntu ushaka kurwana intambara wowe udahari naho se abaye ari wa wundi noneho utanayirwana utayirwana ashobora kutayirwana ariko kandi agukunda nabwo umuntu ugukunda uzamumenyera mu bibazo ugira hariho umushuti wanjye ejo bundi yagize ibibazo ararwara araremba he had a boyfriend kandi bari bafitanye gahunda zifatika umuntu ajya ararwara agira ibibazo biba mu bana byinshi kandi umutipe ntiyanamuhamagara ngo maze tumeze ute ntiyanamwandikira ntiyanagira gute then afite agarutse muri social life isanzwe nziza yo bwa buzima bw'uko ameze neza ngo hani how are you nduba hari akantu nizigiye kuri DJ Caspi nduba andi bajugunye ibishingo niho tusa tubajyana are you okay are you listening ako imagine niba umuntu adashobora kurwana intambara ngo amenye kukurwanirira akukunde mu bihe by'ibibazo mu buzima bwiza turabizi neza ko tubugira ariko if you can't know someone he's in pain or she's in pain ntago uzamukunda mu gihe ameze neza none se niryoza ibintu ugiyemo cyangwa ibintu umaze mu gihe uri kwigisha abantu cyangwa se ubabwira uko wowe wumva ibintu hari abo uri kubona biri guhindurira ubuzima people they give a feedback ukabona avuga Lili bundi nk'ejo bundi hari abatife bambwiye bakora ngo ibi bintu bikurayo ndababwira hari ahantu mbikura ngo ariko ibintu uvuga nibyo ngo for sure nibyo niba umuntu ashobora kugukunda uzi ko umuntu ashobora kugukunda kubera ko ashobora gukunda Lili kubera ko ari inzobe nta kibazo mfite nta nkovu ejo nagira nk'ikibazo wenda nk'amata yanyotsa nka hano ni urugero end story ubwo uvuga ngo either kuri wowe ubikora kugira ngo unafashe n'abantu si no kuvuga ngo uri kubabwira uko nago njyewe biriya nta nubwo bihuye n'ubuzima bwanjye anyway no hari abantu bajya bambwira ngo biriya ngo nibigaragaza igikomere nta gikomere mfite buriya umuntu kugira ngo agire igikomere muri relationship nuko atekereza ibintu bibi yahuye nabyo muri relationship gusa niba udashobora kwita ku bintu byiza wagize muri relationship amutelinga ibikomere bizakwica n'ubundi kuko utareba ibyiza biri mu rero urukundo ni rwiza my friend shamani urukundo ruraryoha se yego urukundo ruraryoha no listen urukundo ni rwiza Albina ni ukuri urukundo ni rwiza pe ntuzite ku byakubabaje mu rukundo ujye wita cyane ku byiza byarwo kuko bituma ukontinuinga niba utandukanye na runaka bigatuma hari undi muntu wifuza nanone wongere gufatwa kwa kundi wafatwaga ubwo se uvugana n'umu ex wawe Lili kuvugana nawe turavugana biri chill kandi ibyo by'abana beza nta kintu bitwaye turavugana gusa nyine uko nabikubwiye ikinyoma cy'igihe kirekire ntabwo cyahinduka ukuri even if we shall talk tukavugana tukaganira ariko ntabwo twakongera kugwa muri rya kosa aje asaba imbabazi Lili ko numva uri positive njye bambwiza ukuri uri positive kabisa ibintu byose birera ni dede kandi nanone wirengagije ko icyo kintu harimo ikintu kibi none ndashaka kumenya positive umva naramukunze maniga aje atera amavi sinzi uko naramukunze today namwifuriza ibyiza aje sateri bi I can't fall in love with him. None saje afite bya bindi wifuza byose ushaka. Arabifite. None saje arabikubye. Like aje afite bya bindi byose ushaka. Arabifite ariko ni ndubase. Reka nkubwire Albi. Umuntu wakubeshye yakongera akakubeshya. Kandi buriya
ikinyoma cy'igihe kirekire ntabwo kijya kibukuri nabikubwiye kandi ndacyabigusubiriramo kandi ukuri kw'igihe kirekire ni ukuri umuntu niba afite ukuri kuri wowe akagukomezanya igihe kirekire nubwo kwamara imyaka 1000 ntabwo kwazigira kuba ikinyoma ari beshye se nka rimwe nibura kubeshya rimwe se bibaho uko sari rimwe hari igihe uko sari kubeshya uzi ko ibyaha byose bibaho bishingiye ku kubeshya nta muntu wagusambanya atakubeshye nta muntu wakwiba atakubeshye nta muntu wakwica atakubeshye nta n'umuntu se vuge gute ibyaha byose bishingiye ku kubeshya mutelingi none se ushatse kuvuga ko utajya ubeshya riri kuva wabaho kubeshya ndi umuntu I'm a human being ariko uburyo mbeshyamo ntabwo ari ugufata umuntu ngo mubeshye urukundo azi kubeshya umuntu urukundo albi uzi umuntu kumubwira ngo I love you man njye abantu mwirwa mubwira abantu ngo I love you mutabikomeje sha nta kuntu wadushakira ahantu babafungira dushaka nyine abana b'abantu barababaza tu ntabwo ari riri bababaza ahubwo ngiye mbabazwa n'ukuntu abantu tubayeho muri inosi kwicara imbere y'umuntu ukaza imbere y'umuntu ukarira amarira ukamubwira ngo I love you kandi ubeshye niyo mpamvu nababwiye ngo kumara relationship ukarenza imyaka 3 ubundi bushoboye ntabwo yabikibamo bakagombye kuba bashakanye mbiri tu kuko ubundi iyo nyuma y'imyaka 3 baba bagomba kuba mariage mu by'ukuri niba uri muri relationship hasi y'imyaka 3 ukarenza 3 albi kwahera indugu hari akandi kantu mpishe ngiraho amatsiko aba bakobwa noneho bababara cyane bakarambirwa abasore bakajya ku bakobwa bagenzi babo uzi ikibibatera nyine I'm not blaming them right now sibyo kandi barahari ubu byaradutse birahari cyane none se mbabeshye sinababeshya kuri legacy ntabwo tujya tubeshya njye ndashaka kubaza hari igihe ugera ukaba deprime urabona ko akundi urambirwa ibiryo runaka okay reka njye mvuge ku bantu abakobwa mwese ikibazo ni mbivuga ndabakomeretsa kandi some of them they are my friends reka mbabwire sibyo umukobwa ukunda mugenzi we after breaking up a lot of things reka mbanze mbagira inama ngira inama n'abantu bari muri relationship nshuti yanjye niba ubaye mu rukundo nk'uko nabikubwiye ukaba wagerageza kugeza hafi ku myaka 2 cyangwa 3 hari uwambwiye ngo ntakimara n'ukwezi bambi I'm sorry ngo nta relationship kimara ukwezi gusa niba uri mu rukundo n'umuntu ukabona ntakereke mwicaze my friend mwicaze umuzi urukundo rwanjye nawe rurarekeraye njye ntabwo twakundana ntaramenya aho twerekeza akubeshye sha muntu ako albi uzi ngo niyo wabeshya umuntu hari ibimenyetso byo kubeshya bitajya bihinduka noneho niba njye ubwanjye nkubwiye ko ngukunda kurikira ibikurikira nyuma y'uko nkubwiye ko ngukunda urebe niba byuzuza rya jambo nakubwiye niba ubona bituzuzanya se amagambo n'ibikorwa byanjye bituzuzanya urakonvisinga iki ntitugahatiriza ibintu kuko guhatiriza ikintu kugira ngo kibe bitera uburibwe rero abantu bagenda bakaba lesbienne bagatangira gukunda n'abakobwa bagenzi babo biterwa n'ibi bintu uri mu rukundo n'umusore Karekezi i Remera Jean Pierre muri Ruhango uragenda utandukana n'umukurikiza wundi niba utandukanye n'umuntu umwe give yourself time iha umwanya witekereze urebe icyo ushaka ukeneye iki first of all banza urebe kuri improvements zawe anyway dukeneye kuba independent first of all mbere yuko umuntu akuzuza abanza wowe wiyuzuze asundi uzajya kuzuza abandi wowe utuzuye ntabwo bishoboka banza wiyuzuze wowe first of all banza umenye kuri full wihagije uri full numara kubona uhagije then mbona kenera umuntu nyine mwuzuzanye kuko nago waha umuntu urukundo kandi wowe utarufite rero nukomeza gufata urukundo rwawe
reba nkawe nkubwiza ukuri bajya bavuga ngo harya ngo gukunda no gutanga umutima umutima tuwufite ari igice kimwe nta mitima myinshi tugira mu mubiri w'umuntu habamo umutima umwe ngaho ibibazo uragenda umanyuriraho kamwe umwe undi akandi uwo mutima uzasigara ari igisenzegeri mwa bantu mwe igiporoporo ntago wakunda ntago wambwira ngo nyine niba uzaha umuntu umutima uzamuha umutima w'igice nibwo ahandi uzakundana ukazajya ubona umuntu ukamukunda ari uko muri kumwe mwatandukana ukumva na emosiyo mufitiye kubera ko wa mutima wagiye ukatakata uko urushaho gukundana igihe kirekire niko ingano y'urukundo rwawe cyangwa se ingano y'umutima wawe mu gukunda umuntu igenda igabanyuka iradikirizinga igihe umara mu rukundo igihe ukundana n'abantu benshi igihe ugenda umara utakaza ayo marangamutima yawe uyahereza buri muntu wese not everyone who deserve your heart ntabwo ari umuntu wese ukwiriye ukeneye umutima wawe nk'uwo ukwiriye utazagenda awucamo ibice kuko buri wese uzajya akuraho igice cye akuraho igice nawe uzasigara nta kintu usigaranye utangire gukunda umukobwa mugenzi wawe ibyo ni isomo ry'uyu munsi hanyuma se ibyo bintu turabisangaye abantu bashaka gukurikira izo gahunda zawe urabikomeza urakomeza kubaha ubwo navuga kuri kubaha ku mbuto zawe koze ntabwo ari buri hose babona ibintu nk'ibi cyangwa topic nk'iyi ngo baganire nawe ujya ukora ama live se ujya kubipostinga kuri YouTube right now ndashaka gukomezanya inyigisho kuri Instagram yanjye na Facebook ndashaka no gukoresha YouTube channel yanjye kuko iriya YouTube channel ntago ino minsi tukirimo kuyikoresha then ibiganiro biriho nibyo bizagumaho nta bindi bizongera kujyaho gusa I want to continue soon nzabamenyesha ibyo biganiro bigiye kuzabikomereza byaba ari sawa ubu ngubu ushaka gukurikirana ibyo byabanje urajya ku Irenga TV ubikurikirane ariko next time uzakomeza kunkurikirana kuri Bucendore Lilioze cyangwa se MC Lilioze gusa nabwo bahita babikwereka kuko iryo zina Bucendore ritariza no kuri Instagram ubwo ni hariho Bucendore MC Lilioze ni ukuvuga ngo kuri Facebook ni MC Lilioze nuze YouTube channel yo nzayibabwira next time byaba ari byiza cyane kuko ndashaka kubikomeza kandi it can be better none se ubundi Lilioze kubyumva ko hari abantu badakoresha ikoranabuhanga batanazi kurikurikirana wenda batafite n'izo bundles cyangwa wifi ubu hari nk'ahantu ukorera se ino waba wafungura nk'ibiro se ndazi ukajya uganiriza nk'umuntu akugannye cyangwa se ukanamwumva hari umuntu ukeneye n'umuntu umwumva gusa icyo gihe iyo bimeze gutyo ushobora kumamagara kuri nimero yanjye waduha ushobora no kutamamagara anyway better you can write on WhatsApp kunyandikira kuri WhatsApp kuri nimero yanjye ndaza kuyitanga live nibyo sawa se turaza kuyandika turayandikaho hasi nacu reka nyibabwire ni 078 53 95 86 078 53 95 hari akabazo kanyuma nshaka kukubaza umuntu amaze kuguhamagara akakubwira nk'ikibazo cye wamufasha kukigobotoramo I can biri payable barishura turavugana nyine can be better tuvugana uburyo akubwira ati njye none ndashanga umenyere uyu muntu ari serious cyangwa ntago ari serious wamufasha akabyigobotoramo kandi bikagenda neza yes sure amazing now we have a psychologist not psychologist ni isi itwigisha kuko nk'uyu mwanya hari ushobora gusanga ari umukobwa wakundanye abantu benshi wakundanye n'abantu benshi buriya uko ugenda ukundana n'abantu benshi utakaza ubushobozi bw'umutima wawe I'm telling you kandi bitera igikomere n'abahungu ariko nabwo nuko n'abahungu nuko ubwo se nimba atatanga umutima Lilioze akabazo ka mbere kako ni ka fresh kabisa nimba atatanga umutima ubwo arawubitsa atanga umubiri se umubiri urabona uravuze uti umutima ni umwe nese umubiri uba mu rukundo oya ubwo ni ukuvuga ngo udatanze umutima se babandi baza bamushakarata cyangwa bafite utundi tuntu bamubwira bya bindi se byanuze bariya babyita ngo tap and go ya karita y'ubururu kabisa batanga agatap and go cyangwa batanga umutima kuko urababujije umutima mu ubike si ngombwa kuha buri muntu wese umuciraho agace ni umutima umwe rwose ntiyabivamo ibyo bintu rero ibyo bintu bya tap and go biriya bigira amahitamo y'umuntu ku giti cye umuntu agira amahitamo ye tap and go tuyireke abayikora bayireke
bimere bite? Tap and go icyo nshaka kuvuga ni amahitamo y'umuntu. Njye nta mukobwa mbwiye ngo ajye muri tap and go, ni amahitamo yawe. Nubikora bikore you on your own risk, not my risk. Kubera ko nukomeza gukomeza guta igihe ku bantu nanone no gutakaza umubiri wawe, nabyo mba numva sinzi. Ejo bundi naravuze ngo twigize poubelle to, kandi ntago nabeshye. None se ubundi tap and go, buri wese araza tapinga and go, wabaye dustbin bajugunyamo buri mwanda wose. Kwayise erega tujye duhereza umubiri wacu abawukwiriye, abatawukwiriye ntago ari ngombwa. Niba umuntu mwarasezeranye mwaragiye mu murenge, you are on risk, nta kintu bitwaye umubiri w'umuhe, kuko na Bibiliya irabivuga iyo umuntu mubanye mugomba no kororoka. It's understandable. Ariko if you are not married, why? Icyo kibazo wakibaza nawe uri umukobwa. Lakini mnafurahi sana MC Lilios. Nicyo wabwira abantu badukurikiye banga ibyo ukora? Abantu babyanga bakomeze babyange tu mpaka bikomeje kuba impamo. Ikintu nababwira abantu babyanga mukomeze mubyange cyane mpaka bigize umumaro. Ababikunda rero mukomeze mubikunde cyane mpaka bibagiriye umumaro. Thank you for having us. You're welcome. Twari turi kumwe na Lilios, MC Lilios. Umushaka wagenda kuri platforms ze Instagram, Facebook, WhatsApp yayibahaye, murabona nimero hasi. Abamukurikirana none kuri YouTube ni vuba. YouTube ye ni igihe gito cyane mukayibona mugakurikira mukiga. Waba umukeneye ushaka inama, ushaka kumubwira basa kanakumva, ushaka kuba ubuzima bwawe bwanahinduka, ushaka nawe kugira icyo wamwunganiraho, byose ni karibu. Muri kumwe nanjye Albina Sini, behind the camera Miguel wubahwe cyane. Iyi ni Legacy TV, be all in or be nothing at all.